Umuziki ni ibisanzwe ko generasiyo ziva izindi zikaza, abahanzi bari bakunzwe bakagenda hakaza bashya, gusa uyu we kuva yaza mu muziki nyarwanda nta na rimwe arabura mu matwi y'abanyarwanda, benshi banamwita umwami w'umuziki nyarwanda. Uyu ni Ngabo Medard Jobert. Uyu Ngabo Jobert Medard wamenyekanye nka Meddy yabonye izuba tariki ya 7 ukwezi kwa munani umwaka w'1989, magingo aya afite imyaka 31, akaba yarabyawe n'uwitwa Cyabukombe Alphonsine ndetse na se Sindayihebura Alphonse, akomoka mu gihugu cy'u Burundi. Meddy avuga ko impano yo kuririmba ayikomora ku babyeyi be, yaba se ndetse na mama we, nubwo se umubyara atigeze agira amahirwe yo kumumenya, dore ko yamenye ubwenge asanga se yaritabye Imana. Mama we yatangiye amwigisha gucuranga indirimbo kuri gitari, harimo n'indirimbo ya Bob Marley yitwa Redemption Song ndetse n'izindi. Meddy yatangiye amashuri ye kandi mu ishuri ry'incuke rya Ecole des Pendants mu Burundi. Baje mu Rwanda nibwo yatangiye kwiga Saint Joseph ndetse aza no gukomereza La Colombière, ari naho yarangirije amashuri ye yisumbuye mu bijyanye n'imibare ndetse na fizike. Meddy akiri muto ntiyajyaga atekereza ko yaba umuhanzi ndetse akamamara cyane, dore ko yikundiraga n'umukino w'iteramakofe ari wa boxing, nubwo mama we atawukundaga, dore ko yanawitoje kuva hagati y'imyaka 2000 ndetse kujya muri 2003. Mu mwaka 2008 nibwo Meddy bisa nkaho yatangiye umuziki we. Ubwo yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, yaririmbaga mu itsinda ryitwaga Justified mu rusengero rwa Zion Temple i Kigali. Iri tsinda yari arimo yarihuriyemo ndetse n'abandi bagenzi be batandukanye, harimo The Ben ndetse n'umuproducer we w'ibihe byose ari we Lick Lick, bamufashije mu muziki we ndetse baza gutangira bakora indirimbo zihimbaza Imana. Nyuma yaho nibwo Meddy yaje gutangira kariyeri ye solo, atangira akora indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo Ngirira Ubuntu ndetse n'izindi. Gusa nyuma aza no gutangira akora indirimbo zisanzwe zirimo Amayobera, Akaramata, Ngirira Ubuntu n'izindi nyinshi. Gusa ntiyatinze mu Rwanda kuko mu mwaka wa 2010 yahise yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza amashuri. Meddy nubwo yari atakiri mu Rwanda ntibyamubujije gukora amahits, dore ko yari akiri kumwe n'inshuti ze zirimo Lick Lick mu nzu itunganya umuziki ya Press One. Aguma gukora amahits atandukanye, harimo Ndi uw'i Kigali yakoranye na The Ben ndetse na K8 na Sara, Slowly, All Night, ndetse kandi yakoranye indirimbo zitandukanye zirimo izo yakoranye n'abahanzi bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda barimo Rayvanny mu ndirimbo We Don't Care, Otile Brown mu ndirimbo Dosma. Izi ndirimbo kandi zikaba zaranarebwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Meddy akaba yaratwaye ibihembo byinshi bitandukanye, gusa reka twibande kuri kimwe gusa cya Africa Music Award for the Listener's Choice, aho Meddy yaje mu bahanzi 10, dore ko yaje ku mwanya wa 8. Ibi bintu birumvikana kandi biranasobanutse. Nimba ushaka kumenya ukuri kw'ibyo ngibyo, sura Meddy ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo YouTube ndetse na Instagram, nurangiza urebe n'abandi bahanzi bakomeye bo muri East Africa, urahita umenya uwo Meddy ari we. Dusoza, ikindi utakirengagiza kuri Meddy ni umukunzi we Mimi ukomoka mu gihugu cya Ethiopia, yaherutse no gutera ivi mu minsi yashize. Reka nshimire mwebwe mwese mukomeje kureba video zacu kuri Iwacu Media, ndetse mugatanga like, share na comment ndetse na subscribe. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, darling.